twongeye kubasuhuza no kubashimira kuba tubasanze aha ngaha inshuti bakunze inshuti TV. Aha kanya tugiye kubabwira ibintu bitanu umuntu ashobora kwirinda kugira ngo atazigera akomeretswa n'urukundo. Urukundo, buri muntu wese agira urukundo, arakunda agakundwa, ariko siko kenshi bitugendekera neza kuko tugenda tubona abantu bahemukirwa narwo. Dushobora no kugira ikibazo tukagira kwicuza, kandi mu by'ukuri twakakwiye kugira inshuti idufasha kwirinda ibintu bishobora kutubangamira, ibintu dushobora kwirinda kugira ngo tutazagira ingaruka z'urukundo. Uyu munsi rero twabateguriye ibintu bitanu kugira ngo ubimenye nawe uyu munsi, umenye ngo mbese koko ibi bintu bitanu biramutse bibaye bigenzuye nkasanga bibaho hagati yanjye n'uwo dukundana, byamfasha kumwirinda no kugerageza kwirinda ingaruka zishobora kumbaho, cyane cyane ko nta kindi kintu dufite mu buzima uretse ubuzima bwacu. Niyo mpamvu nshaka ko uyu mwanya umenya ibintu bitanu, numara kubibona ku mukunzi wawe uzatangira ugende gake gake, kuko ashobora kuzagukomerekereza umutima ukababara, kandi warigeze kugira inshuti TV kugira ngo ikwigishe uburyo ki wamenya umubano wawe n'umukunzi wawe. Ikintu cya mbere kiragira kiti: niba umukunzi wawe ajya aba ahuze igihe muri kumwe, mu gihe umukunzi wawe muri kumwe ukabona arahuze, ukabona ahugiye muri telefone, arimo arohereza utumesaje, arimo arareba amafoto y'abantu runaka, mu by'ukuri akaba n'igihe usanga ari kureba amafoto y'abantu badahuje igitsina, mukaba muri kumwe ari umuhungu ugasanga arimo arareba amafoto y'abakobwa runaka, mukaba muri kumwe ari umukobwa ugasanga arimo arareba amafoto y'abahungu runaka. Aho hantu uzitonde, uzagenzure utazababarizwa umutima n'uwo muntu. Indi ngingo ya kabiri iravuga ngo niba atagira ibitekerezo bihamye mu gihe muri kumwe cyangwa mu gihe muganira, ngo wumve buri gihe arapuwenta, arahuranya, aravuga igitekerezo cyahuranyije ku rukundo rwanyu, arakubwira imishinga nyayo yatuma ubuzima bwanyu bugenda neza. Aho hantu rero uzabigenzure, ucunge cyane utazibabariza umutima, kandi wari ufite umwanya wo kubyirinda. Ikindi, ngingo ya gatatu ikagira iti: niba adahorana inzitwazo zituma atubahiriza gahunda mwahanye, nimba ahorana inzitwazo zituma atubahiriza gahunda muhanye gahunda yo guhura saa 8, ngo natinze, ngo none akaza saa 9 saa 10, ngo yari ari muri gahunda nyinshi. Hari igihe aba aryamye, hari igihe aba ari kuganira n'abandi bantu, hari igihe ashobora no kuba yavuye iwabo akanyura ahandi akaza kukugeraho yabanje kunyuraho. Icyo gihe cyose akakimara ahandi, ari kumva kuba yaje iyi saha mwahanye akaba akugezeho. Icyo gihe nacyo icyo kintu uzagicunge cyane, ukiteho, utazashiduka urogereta ati koko iyo mbimenya hakiri kare, ugasanga umutima wawe ubabaye hejuru y'uko utabashije kumenya kugenzura izi ngingo. Ingingo ya kane, igihe cyose muri kumwe akunda kurangarira abandi bantu. Niba muri kumwe na mwasohokeye ahantu mugasanga arangariye indi tebo iri hakurya yanyu, arimo arirebera ukuntu abantu bahicaye bameze, umusore bari kumwe baraberewe, umukobwa bari kumwe araberewe, ukabona muri by'ukuri mu gihe muri kumwe muri kuganira, ukabona ibitekerezo n'umwanya we ntabwo biri aho ngaho muri, ahubwo we biri kuba ari kureba. Uwo muntu afite kwifuza muri we, afite irari ryinshi, no kuzahaza irari rye bizakugora. Niyo mpamvu ugomba gucunga cyane uwo muntu muri kumwe, nimba koko ibitekerezo n'umwanya muri kumwe ahora ari aho ngaho, ku buryo utari busange yamaze gutandukira. Icyo kintu ukigenzura, ukiteho. Ikintu cya gatanu rero ari nacyo cya nyuma, igihe cyose muri kumwe, niba ataba ashaka sex gusa, uwo muntu nimba muri gihe uko muri kumwe ubona yishakira sex, uwo muntu ugomba gucunga cyane kugira ngo umwirinde, kuko hari igihe yaza ashaka sex, yamara igihe cyagera akigendera, kuko ugukunda nyabyo ibyo bintu ntabwo
byagakwiye kumukurura ku buri gihe. Icyo kintu rero gicunge, ukiteho, ukitegereze. Nusanga hari ibintu bitatu umukunzi wawe afite, icyo gihe cunga cyane, uve ku giti, gerageza wihingemo. Nimba wumva udashobora kumurekura ngo urukundo rwawe nawe rurekeraho, basi gerageza wowe ubwawe utangire ugabanye uburyo ki wamufataga, kuko uwo si umuntu w'urukundo rwawe, ni umuntu wazanye inkota ityaye amujyi abiri, arashaka kuzakwahuranya umutima, akakurekera igikomere, akigenda, agasanga ba bantu bamukurura, bamuha affection. Nimba rero udashobora kuzamuha affection nk'iyo ashaka, gerageza umuhunge, wibereho ubuzima buhaye umutima wawe umutuzo. Umukobwa muri kumwe cyangwa umuhungu akunda kwereka amafoto y'abantu bafite imodoka, batunze, bafite ibintu byinshi, kwereka amafoto y'abasore bateruye, akwereka amafoto y'abasore barebare beza bambara neza, akwereka uburyo ki abandi bantu babayeho. Akakunda kukwereka abantu bafite imodoka, abantu bitunze, mbese bafite ubushobozi barenze ubwawe. Cunga cyane uwo muntu, ntabwo anyuzwe n'uko wowe uri, ntabwo anyuzwe n'uburyo ki ntabwo umukurura bihagije. Icyo gihe rero nabona undi ugusumbyeho gatoya, azagenda kuko irari rye ntabwo uzarihaza. Noneho rero nusanga umukunzi wawe afite ibintu, mu by'ukuri va ku giti, kuko umuntu muri kumwe ntabwo ari umuntu muri kumwe mu rukundo, nta nubwo ari umuntu uzagira ikintu ahindura mu buzima bwawe, ahubwo uyu muntu ikintu ashobora kuba afite muri we ni ukuzakudindiza no kukubangamira, ndetse no kuzagukomeretsa mu gihe ibyo yarashaka, cyangwa se ashobora kuba agufite muri kumwe ari nk'ahantu yikinze, kugira ngo hari igihe umuntu atinya kuba wenyine, akaba hari kugira ngo aba afite uburyo ki afite ahantu ateka mbe ndi aha ngaha, ariko mu by'ukuri siho mahitamo yanjye ya nyuma. Icyo gihe rero itonde, ucunge cyane, utaza gusanga uri showa ya kabiri ku muntu muri kumwe mu rukundo, kuko usanze uri showa ya kabiri bishobora kuzakubera igikomere gikomeye, kuko ushobora kuba wamufataga nka showa ya mbere, we akaba agufata nka showa ya kabiri cyangwa ya gatatu. Icyo gihe rero irinde kuzaba uririra mu myotsi uvuga ati iyo mbimenya nagiriwe inama n'inshuti TV, none uyu munsi mu by'ukuri sinigeze mbyitaho, sinigeze mbikurikira. Rero kurikirana cyane, ugishe inama, ukurikire, ndetse ushobora kutwandikira muri comment, ukaba watuvugisha, tukagukurikirana, tukagusubiza, maze tukakugira inama ziruseho n'uburyo ki wafata icyemezo nyacyo cyatuma ubuzima bwawe butajya mu kaga, urukundo rwawe rugakomeza rukaba urukundo nyarwo, rugasugira. Kandi mugire umunsi mwiza, mwibuke gukora subscribe, share, kugira ngo musangize abandi izi mpanuro, ubutumwa bwiza muba mubonye, kugira ngo dukomeze twungurana inama n'ibitekerezo. Mugire umunsi mwiza, kandi mukomeze cyane kudukorera subscribe no kudukurikira. Ni inkunga ikomeye muba muteye akenci TV. Turabashimira cyane kuko tubasanga aha, kandi mugakomeza kutwereka ko mudukurikiye. Abantu batwandikira muri comment tugerageza kubasubiza. Abantu mwese tubashimiye cyane, kuko muri abantu b'inyamibwa cyane. Uhoraho abarinde, uhoraho abishimire, kandi amahoro n'amahirwe bibe kuri mwe mwese. Mugire umunsi mwiza.